izi saga cyangwa no kugambanirana kuri kuvugwa byaba bifitanye isano n'ibibazo byabaye kuwa gatanu bakubita ngo Muyango bikavugwa ko akubitwa n'ura mu bouncer byaba bifitanye isano bigatuma byararakaje Muyango akagira ishyamba y'ubuyo ahantu bihuriye kese ko nambateza bimbwira nabibwiwe na boss wa hariya nashakanyirukanye ntango nzi ko ifata umuntu uza ngo bidahita numvise ngo yasuzumye bouncer kuryango ngamukubita ngo marahwe bavuze ko ngomba yemewe yinje ku bouncer ngo marahwe but ibyo ntantu bihuriye aho bahano numvise mu byaturutse mu mushiti wa Zinda ngo yafashe snap ngo Rio beach boss baricaye ngo bada beach ngo they are sweating on stage ngo azuminga Zinda yicaye ngazuminga na Muyango ari kubyina none ubira komera tukana nyine abashaswe yakora abahoste bamwe bicaye abandi ngo ari kuri stage bari kubyina babize cyuye birabaza nk'umuntu wabaye host in the last week yego so itasezera akazi ariko numva ko ngo ari ibintu byatangiye apfa na Muyango Muyango muri no industry bwa 2018 ngamukuye Butare sinabyo so bijapfa ari byinshi hari byo zindanyiritse cyitwa nataramagara Muyango cyangwa se Muyango mvugishe side according to byo nasonye ku bantu batandukanye bako ngo Muyango yashwanye n'abantu kuri jihad ngo muvugire agatuka abantu bakizemo abantu benshi harimo ngo Keza Triski Cherinadoro Kate ya Kayonga harimo n'abantu benshi nazi anyway icyo nshaka kuvuga ni iki I don't take any side gusa bino bintu byacu kanu kazi dukora bagiye kuzatwanyisha abandi bantu kubera ko umuntu ava undi mu gahanga bagasebanya bitwicira nyine kariyeri yacu nk'abantu tumaze muri bino bintu icyo nje kuvuga ni iki according ku byo Zinda yanyiritse nabonye ari gusomera Muyango namubwira za whatever aramyango reka ngo bitekerezo aza gusubiza na buri pride nabonye Muyango imusubiza gusa yamubwiye ko ibinamugambana n'ibiki byose ngo bizamu cyeka ndabyo kuri screenshot bana hawe gusa ikiriho nuko ngeje twakoranye na Zinda noneho akamenya ko atari kuri Friday Sunday kandi ari we ushize wayikoze ngo Sunday by the way uwo munsi banarwanya witwa Sunday Chill ninjye wawuzanye kubera ko natanye nyituse mu experience na press conference abanyamakuru twari turi Sky Sports Lounge noneho iyo seven experience twarana twa Juru Park kwirebero nibwo twahise Sunday Chill so Juru Park kwera urusaku nahoye n'abayobozi b'umujyi wa Kigali polisi ribo abakomeye bo hejuru shinzwe mbari North Region mbari whatever centre whatever tuvuga nako hari abantu kongera kuhakorera aribwo twavuye tubitwarana twa Mundi Center nyiraho umuzungu aratunaniza turahava tuza Copenhagen nawe ashaka gushimuta uwo munsi nibwo twatwaye aho mvuye none uri kumvugisha none niho twatwaye hitwa Sky Sport Lounge naho natangiye umunsi wa seven experience maginga ya dushyira ahantu dushatse abana shaka tubakura aha ngo bashyira abandi bantu cyeretse ko bamuyango tumaze kunaniranwa bitewe nuko batumvikanaga na boss umagarariye uwo munsi twa Sunday Chill bahise batwara yitwa Touchdown ari naho umurira kandi nahatuye na Zinda yatubiye bamuyango na Brian nango bakoraga baje kubera reference ya Zinda kubera reference ya Zinda niyo mpamvu bahaje nuvuga ngo Zinda ni wabahabazanye inge babanje nabo bazibanze nawe ni Zinda hagutwaye inge hanwa ariko kuvuga ngo nari nabuze akazi benshi muri ngiye mu banjye wa off ni kuwa kabiri ubundi murakwamiriza kuwa gatatu kwiza kuwa mbere
so no umuntu wa kabiri adakora kandi aho ngaho nyine ngiye mfite utuzi twinshi ahantu hatandukanye. So at the end of the day njye singira amashari na by the way Gerance mu rugo dufata mu video ariko ibyo byose natarabona by'amadrama gusa twabigarutseho ngo kubera afite akantu wasiyo gato bigaruka. So njye sindi muri competition n'abantu bari bose yaba ari Muyango yari Briane bose nawe bananyumva babyumva. Ni kenshi abantu bashaka gupfa ibintu by'ubusa man akazi gato katuma abantu bashwana bakarwana bagatukana. According kuri Zinda yaramuranye n'abo hantu imyaka irenga 2 n'igihe habaga ya kesi bamweje ahandi ubizi uko byagenze. Awo mu boss wabo ngo inshuti na Zindi. So no baranango bari niba bari namuzi nango bamukorera Zinda barakuranye cyangwa baranabanye. Anavuye hari ahantu tuziranyeho yaraje akomeza akazi cyane urumva ko bari inshuti watanze recommendation kugira abahaza gusa nagenze mu comment n'ubwo n'ibintu sinjya mbigira umwanya mwana wa ndabizi sinjya mbigira umwanya n'uhamagara ubu nibwo ndi gukanagira mu nzu kano kwa wenda ko story kwa nayo nkubitsi nabi urumva ngiye namfa kufatira ngo cyo kuri live abantu bose banyumvise isoko n'amaduka mutangiye mbaze nonsense wa macho nta nonsense nako bambwire bandaye nari mfite live zanjye nakoraga sinyizikora kubera iki nshaka amahoro nshaka kubaho neza hano mu Rwanda bararogana fa kwamba baje gutera imbere bagira ute bakugira nabi gusa nshaka kuzaza nkibwira abantu ho gatoya nakora mu nganzo nkabwiza ukuri. Okay nakureka kugira ngo uruhuke dore amafaranga usigaye urya wenyine. Izi saga cyangwa no kugambanirana kuri kuvugwa byaba bifitanye isano n'ibibazo byabaye kwa gatanu bakubita ngo Muyango bikavugwa ko akubitwa n'ura mu bouncer byaba bifitanye isano bigatso byararakaje Muyango akagira ishyamba n'ubuyo ahantu bihuriye Kese ko ateza bimbwira nabibwiwe na boss wa hariya nashakanyirukanye ntango nzi ko ifata umuntu uza ngo bidahita numvise ngo yasuzumye mbanze kuryango ngamukita umara hwe nabyo nyamwite yambwiye gusa nyiri kumusaba kwa muganga yambwiye ko baraye kwa muganga kubera umuntu wamenye yakubise Muyango we yamututse we bahimwaje kwishyuza. But at the end of the day ibintu ngenda ndafiteho nyine nosiyo sinyamikunda kwigarukaho cyane cyangwa mbicareho cyane but akoni kuri boss hariya numvisha avuga n'abandi bantu by the way na boss hariya bavuze ko ngomba rimwe ngo yinje kumbounce nyina kwita ngumara we but ibyo ntantu bikuriye ahubwo hano numvisha mu byaturutse mu mushiti wa Zinda ngo yafashe snap ngo Rio beach boss baricaye ngo beach ngo they are sweating on stage ngo azuminga Zinda yicaye ndazuminga na Muyango ari kubyina none ubira kubera tukana nyine abasha twako abahose bamwe bicaye abandi ngo ari kuri stage bari kubyina babize cyuye ngiye mu twakoranaga kwa gatanu ntacyo napfuye nabo navuyeho njye babonye banshira kwa gatatu atari njye gusabyere bo babintwaye boss bahari uburetse gato umunsi wakoranaga naho nande wakoranaga na Muyango na Zinda na Brian barawukwambuye bamaye iminsi 2 mu cyumweru ko bamaye contract nyine ya buri kwezi bama kwa kane na kwa gatandatu kwa gatanu hava gusa umunsi wari gupfa watumye Zinda akwitinga witwa Sunday Chill yaturutse kuri ngiye witwa Gasemang Experience tutwara Joro Park twitwa Sunday Chill. So nukuvuga ngo iyi ngumi yo guhera ahantu ihuriye n'ibingibi uravuga ko intandaro ishobora kuba ari ahantu bihuriye aho ngo numva ngo Jade ngo baramukodesha kazaga tukabana kabagira uburere yitwaje uyuka inshuti ya Muyango. Hano twari twumvishe umeshorizemo amazina harimo uyu nguyu byabeyeho Tricia tumwumvishemo twumvishijemo Kate Kayonga undi abo n'abantu na ibintu nasomye hariya bavuga ko ari abantu yagiye ashwana nabo kandi nanjye bizakira kwinjira muri izo drama zabo by the way namugenzi sinzi gufata mu nyungu bidahita nzapfa mvugisha ukuri ubwe Muyango yize kunzira muri drama ze na Kate ya Kayonga bavuga ngo nubwo nicize nishiye nkabareka ngo ngewe ngo nsangiye ibiyobyabwenge ngo na Muyango namwicuze nawe yasi madame bwira kumusangiye ibiyobyabwenge wa mugore Jesus Kate ya Kayonga aramuzana Kate ya Kayonga indimi ibyo bintu twabivuganyeho ngewe nawe ako twize ushaka ku exposing naho yatubyihore nshaka kubishyira hanze urambuza kasuka arabizi
nahise nkubwire ko hari igihe banavuga mane nubwo ntavuga amazina y'abantu bakanganiraho muri chat ari abantu babiri bicanye boherezanya ubutumwa boherezanya amamoji yo karuka amaraso yo karuka umutima muri gukora urakoze ndapfuye man ariko urabizi ko ngewe man ndemera nkapfiramo man kandi nzi ko nshaka ubuzima bwiza nshaka kubaho neza ntibashaka y'abanyu ariko nkatuza bro natuza kandi nshaka ibyiza ntabwo bigira utabiharaniye ndabizi ko utarya imboga mvuze ibindi man hari ibindi navuga man byatuma abantu bumirwa ariko kanicecekere ariko igihe kizagera nabishaka nzabivuga okay so ikindi ni kimana imbere y'uko ugenda wowe mu kureba kwawe uyu mukobwa yaba azizi neza ye Zinda nk'umuntu wakoranye na Zinda yaba afite amakosa ye nawe Zinda nk'umuntu umaze igihe ukoranye nawe kuva ugereye aho ngaho nk'umuntu wakuzanye hariya hantu kuri boss ejo namuganije ngiye no gutaha boss hari ambwira ko Zinda ari mu makosa akubwira ko Zinda ari mu makosa ariko sinamubwiye ko njye nabaye na boss njye nambwiye ati Zinda numije ko yabaye agiye kwigendera kandi nzi ko mwari inshuti umaye n'igihe kinini naje nano kwera Zinda sinaje no kwera Brian cyangwa Miyango numva avuze ngo Zinda ari mu makosa ambwira ABCDFFG whatever ariko icyo zakubwira n'icyo boss nawe ntabwo yishimiye ukuntu Zinda yamuseze so cause according to boss yavuze ko atamwishyuye ataza gukora ntabwo umuntu waza gukorera ubuntu nawe urabizi sibyo yeah so ntabwo njya muri detail kuko you are nothing ntabwo uri umunyamakuru ntabwo uri umucamanza ngo uri kunga abantu nawe ushaka byacitse rero ntabwo nkubwire iryo jambo umva n'undi munsi utazamenyera Eric wamuginga you can no come imbere ya audience mfite ngo am nothing ndakubaza Eric niba rero nangoma kumenya detail urambwiye ngo am nothing nese kwafasha okay ngaza na buri muryango mu bafitapfana muya urambwiye ngo am nothing okay you are something but you cannot help them okay help them then apologize to me apologize to me okay Godfather bafashe biyunge reka nkubanze nkibwirire ngeje ntabwo bafashe muri nanyweye ntwaye mukaza kunkora inkuru ngo nafashe abana b'imyaka 75 ngo kungufu none se kuva ngo inshuti yanjye irambobo yabivuze wafashije nagufashije iki nagufashije iki ndakubaza uretse gato nagufashije iki twarageze naho dutabaza RIB police station nzira kuba natwaye nanyweye twavugana njye nawe Eric ndakubaza nageze aho duhamagara na RIB tubaga umuntu ngo nagufashije iki nuko umbwiye muhamagara RIB sinye bagiye kwitanya ikirego ku Kimihurura kucyo wakivanyemo ninge wigiriyeyo kandi kuba ko naza amatiku sinavuye ngo nze mbitangaza kubera iki baguhamagaye kubera iki baguhamagaye ariko baguhamagaye kujya kumubabarira muri RIB kujya kumubabarira kuko ari ngiye watanze ikirego yego so hanyuma nyuma yuko uvuyeyo umuntu yakuvuzanye nonsense kutamusubije nonsense uretse no kumusubiza uretse gato havuyemo kasuku warungwaniriye ayi nkawe hanyuma gasuka kurwanira kuyihe pano si pano yanjye siyo twari turi siyo twakoze byavugiwe ngiwe ngaho genda rero yehereje imanza manyamakuru ndi mu bantu bakoze space yo kwamagana kira kintu cyazanye birabihuha no sense ahubwo ni wowe ndababaye urakoze cyane ku makuru mpaye kandi uko nkuzi wowe wari kuba utazi ko nakurwaniye ukaba aya masaha afashe amasaha n'ibitotsi ufite ukazanga ukaza kumvugisha you apologize to me ndaza kukwesura mu gikari urakoze cyane ariko narakurwaniye wakintuwe ninjye wazanye live yo kugira ngo twamagane kiriya kintu cyazanye kuguhindanya urumva umvuga neza nugenda umvuga nawe ngo nanjye nawe bakobwa ntacyo mfana nguvugana n'iki ari cyo ngiye ukubizi njya mvuga ngo bavuze ngo oya ariko reka ndaza kukwesura nubyuka turavugana bye imihanda iranyereye hasigaye kuzana na Muyanga akivugira naramuborotse yatema namuhamagara ndakubujije
Muya icyo mama yake uretse gato ahangaha rero urukumva ibintu bigeze muri nyina. Zinda Eric va hano Eric jya guhena turagize ko ibyo inenga live nazamuke n'iyizire. oya ibyavuze birahagije buruje kumva so ariko kintu wenda umva ko boss nyine ntishimiye ko Zinda yagiye umuntu nyine batangiranye wamuzaniye abantu urumva nyine nta byaramubabaje kugenda ariko urumva rwagasukuru utaragiye kurya ibirayi byo kwa Semungu rukabeshya ko ariko rwavugiye Semungu hano ushaka n'ukuntu twaje tukamagara. Eric wanjanye kwa Mukamana rata niko reba amajoro naraye no kwituma ndi kuvuganira uyu mugenga none rwagasukuru rwaragira bavuga ngo rwamuvugije Eric reba intambara nateje babaye amakuru atariyo. Yo uziko namagaye numvise kugira ngo nkomfa